Jihad ko yagusebeje ndababara. ariko se ibaze nka Jihad akajya gusebya ngo umuntu ngo yarwaye ibintu ngo mwirugu ibintu atigeze anitera umva nyine ubwire noneho Yakubaze wallahi. ibaze nka Jihad twabonye Banyarwanda kazi uretse gato utaravuga Jihad muri Toronto Kenisoro agiye guperformingira abwira buri munyarwanda buri murundi ari ahantu hari ni 901 Jane Street 901 Jane Street mugire ko Kenisoro uno munsi araba arimo arahatwika ubonye ko urimo urajya kwamamaza ibintu ngiye ntahembe we bagushyiriyeho urwo madumba wahetse kasaka kurira oya wahetse je akakurira Jesus wala oya just muze je mu Kanyamerika wallahi je akubita gasabone dumba ngufeteye ikintu cyitwa ibyana hano nicariye buro igi bagite iki ngufite ikintu cyitwa ibyana abana barange ngo mvuge ngo igi agabakobwa ho ni ibiraya ndagira mama na koga bazima dukerere abana n'abagenzi n'abagenzi buro 901 Jane Street my friend ndashaka kubabwira ko tell a friend Kenisoro igikuri arabari barakata indirimbo murazizi dumba muranga yakubaze bro yereka ibiboro byawe ndavuga ati ndarangiye umva nyine bro ndarira none se abantu bose banzi bajya babibona ninde utajya bibona ahubwo dumba uzabwire Jihad nawe azatubwira ahantu ise ari nibyo ari kuhakora ndahindura kamera abantu barebe ibintu murakora shaho we dumba kara uzatubwirire Jihad ngo atubwire ahantu ise ari uwo mwise Sipiriyani atubwire nibyo ari kuhakora agenye biboro itagiye kuvuga se w'umuntu we yavuze umutwe wawe ntabwo uregereye dumba azatubwira ahantu sari aha ubu ntabwo reba ibintu uvuze Jihad arazinduka gukorera karayivu boro wakongera nawe akase do uretse ko wenda ngomba mfite ibintu mba mpugiyemo byo ku cyokezo uri kumva akasoma nkuri yigira ngo yatumbatira karayivu ngo bikantesha umutwe uriye ni iminota 12 gusa nonge no gukora karayivu k'iminota 12 ngaruka ibintu byose nabishoje ngo no gukora karayivu iminota 12 ukagaruka ibintu byose wabishoje bikwerekeze binyereke abantu mwese mudakunda cya Jihad mwandike mu ni igitinganye muri turajure mba mfite ubuhungu bwanjye bwo bwiryamira muri ya mazu uri kumva ubumatira bwa sempre afite amabati y'imigongo yatorirwa mu gitondo gutya urabona ko n'abantu wabonye babahungu banjye nakubwiraga nta n'umwe urimo dore babahungu banjye tayari baba batangiye vuba abahungu banjye ni nk'abafana ba Jay Polly baba bari tayari squeeze byose byanditsemo mani ngo Jihad ni uzi ko biswara byose mani uzi ko waroza abantu mani ujya aba ni abahungu banjye baba bari tayari kuri matera za sempre bayijyanye kuri matera za sempre bikarabira rimwe mu cyumweru ngo bakaraba rimwe mu cyumweru ariko baba bategereje kubaga na je no kuvuga ngo none uzarebe wenda ngiyo nagiye nakoze nka live ahantu bakumva ndimo ndavuga mabwa nanjye baranzamuka nako ni maze ko nturi murabaga ntabwo ujye ubibona ngo baga ntabwo ujye ubabona nanjye bajya banzamukana bakabana babe ntabwo uri murabaga tugiye kuva none hari n'ukuntu ugenda ukabaga bakabona ibintu uri murabaga ntabwo uri murabaga neza bita bikubwira ngo ntabwo uri murabaga neza none hari genza nyine nko ukalayivu ngo k'umuntu ngo uri kuvuga ibintu biri gentle none ukajya kumva mbere muravuga babe ntabwo uri kubaga mubaga uwo muri kuvuga ati babe ibyo byihorero uri mu biki baga
nka buriya wenda ni urugero ngiye nko kuri live wenda idolari nkiyambonye ni urugero ngo urumva twaduhungu turaza twamara kuza noneho tukabona nta kintu turimo turakuramo bugahita bumubwira ati vuba vuba itubaga ariko mu bwo buhungu bwawe nawe ngo ni bwoga ni rimwe mu cyumweru bwiyongera rimwe mu cyumweru bwiyongera rimwe mu cyumweru ariko ntibujya mubura muri buri birori ibirori byose biba burimo noneho nk'ejo bundi tumira ku ubuhungu bwawe buri Toronto banza ububwire ko uno munsi bugomba kubwira bugenzi bwabo ko 910 Jane Street niho biza kubera kwinjira n'ubuntu dore ko ari ubukene Kenisoro gukubita umuziki PCK yahaye Kenisoro ibihumbi 5 byo guperforminga abantu abishurira niba yibye ndumukire wanje we noneho wallahi niba yibye urumva PCK yari wacere ibyo urimo uravuga se ndimo ndabyumva ndaje kukubwira ko PCK ibyo bintu ndimo ndavuga yabikoze yagiye PCK yabanje agenda noneho kuri ka kabari ka 256 ukunze kwamamaza ka kandi plus 256 ka Montreal agura ubuyoga bwose burimo bwose arabugura burumva umukire wo muri kara kabari nawe yaramubwenga agafone ke ngo kabamo momo uri kumva ngo yagasize mu rugo kugeza n'ubu ntarataha Kenisoro nta amafaranga ashobora kumpa Kenisoro ninjye umuha amafaranga ahubwo ibikorwa by'abanyarwanda bigomba kwamamazwa mu mahanga nico mparanira ngende inkotanyi kandi nongeraho iyamarere Dumba uheruka inzira muki Kenisoro ari muri sara ahantu ku mukobo amakuru mbanya afite Kenisoro saro yindi yaryamamo nta saro yaryamamo atajyabe muri hoteli uretse ari yanjye kandi ntabwo arimo araryama muri saro yanjye nzagusura vuba mwana ndaza Canada vuba mashallah wamwumvise lakini ko nawe agiye gutoroka ntabwo byasuba gutoroka nta muntu ugitoroka u Rwanda ariko u Rwanda uraruzi none se uwitwa Ivuri ntiyatorotse Ivuri se n'ubundi Ivuri n'u Rwanda yarutorotse kera akirubamo Ivuri uza arimo arakora we murimo turimo tw'amaboko nari mu biti oya ntabwo aratangira gukora ibintu ariko nzamutwara Ivuri anytime umubona nzamutwara agenda atema igiti utamaye like koko tango je big shark turatembera buro baba bagiye gutembera rakarimo aragukomeza kubwira ko aba ari ugutembera ntabwo aba ari ibintu byo kuvuga ngo bagende ngo ajya atembera namubonye za Europa agenda gake gake ibyo bintu babikoze bari ba Debeni nibo bagiye bahita bahunga naba Medi ngira ngo kandi ibyababayeho barabibonye ntabwo Debeni n'ubundi yahaye wa mwana dukorana Patrick amuha ibihumbi 14,800 ubu nawe asigaye asingiza Patrick asigaye asingiza Debeni bamuhaye 14,800 ayo 800 kandi ubu ushobora gusanga ari nk'ibihumbi 40 na 80 cyangwa 14,800 boro Jess Kwiza abantu barimo barakomplaininga baravuga ati je iyo ageze i Kigali biramunanira kubaga mu rugo abari mu rugo kandi utashye mu rugo ntibivuze ngo ugiye gusandaguza ibyo usanze gusa uretse gusa nka notebye mba nguhaye icyo bita notabene mu rurimi rw'icyongereza bitavuze ko hagize ucya mu nzira zitarizo unyenzaho nkabyumva nyine ko yarengereye mpita ngukorera episode 633 ndashaka kukubwira ko umuhungu wanjye witwa Jihadi w'umutinganyi
utanasiramuye. Ah, Jihadi yagufashe afata ikiboro cyawe cy'inyuma, sinzi niba ariko ngiye kukurangira umuti. Uwo muti ni akaboro agatibo bakita gute? Agatibo njya ngakoresha koze nanjye njya ngira kuba kwa kundi nogosha uruhara njya ngira ibi biboro. Agatibo bakita ndakakohereza ngakohereze man, ibyo biboro usigaho rimwe nanjye byari byaranze, ariko urasiga Jihadi ko yagusebeje ndababara. Ariko se ibaze nka Jihad akajya gusebya ngo umuntu ngo yarwaye ibintu ngo mwirugu ibintu atigeze anitera. Umva nyine ubwire meraho muri muraninya mwana do hari muri muraninya hari umunone nago rekorera uzubona mbere mwabikoze abantu bakambije ngo ningire murarinya na mbere mwabikoze barambije ngo ningire ukuni haro ejo buno umuntu yaransuriye mpita ndwara igihorihori. ariko je ibintu byawe byose biba birimo imisuzi iwa iki byose ne ibintu byawe ntabwo ushobora kuba byubashye nk'ibintu byanjye. Ariko se ibyo bintu by'ibishego kugira ngo ngiye njya mpfa kubivuga wa mugabo. Ibintu ntabwo ngiye nkibivuga by'ibishego n'ibiki byose kandi ndimo ndigira umubatizo. Ariko urimo uraninya mwana ni ibiki uri kuvugira mwaho ngaho? ahubwo boro ya TikTok abantu ba TikTok baguma bagira banyandikira yo kagize kahita gasakuza kamera nk'umusozi. Kahita gasakuza kamera nk'umusozi notification ya TikTok. Cyangwa n'abantu bawe muri kompasiyo. Kompasiyo reka. Ahubwo se kurara wicaye amasaha se n'ibyaye i Kigali umunsi nka saa 7. Kuko mwe muri mu bantu bajyaga bishirirwa n'imishinga ya za setamorwa ngo kompasiyo. Muhungu wanjye je ariko nari ngukumbuye kuri no mihanda uburayivu bwacu twajyaga tugatumbagira narabushatse narakubuze. Mwese ngo TikTok yarabarangije mugiye gusabiriza ngo amati. Nanze kugenda kuri live utariho za Instagram, ndavuga ati umuhungu niyumva ashaka kuza live dutwike azatwegera nawe ushobora kuza no live udahari. Yewe ibintu byo kuza hano nkicara abantu nkatangira kubabwira ibintu nkabura ibyo mbabwira nkagira iki ugasanga ntangiye kubaga abantu batandeba nukumvaho nkabusanga nkabaza umuntu nka Knowless kubera nabuze ibyo mvuga. Nanjye naravuze ati reka nzajya nitegereza Jess Kwiza naza dushaka ibyo tuvuga amfashe nanjye nshaka ibyo mvuga, ariko ejo bundi naje ku karayivu nsanga ntangiye Knowless wallahi. Ngemba nibereye ubwo nawe Clement yagutayemo 12. Oya uzuko Clement ntazi n'ukuntu asa mu maso bro. Njye Clement twahuriye muri Rwanda Day. Clement sinzi ukuntu asa mu maso, ariko ashobora kuba nk'umutipe yagumye nyuma mu iterambere atazi ibi bintu ukuntu bisigaye bikora. Clement ntabwo azi aracyari muri bya bintu byo kwishura aba DJ bo ku maradiyo no ku mateleviziyo ngo bakine indirimbo. Ntabwo abizi, ntabwo azi ko TikTok zaje, ntabwo azi ko badumba bahari hano ibintu aribo bakora. Urumva baraho ngaho ngira ngo yishuye ka gahungu kitwa Babu gafite ibyago gafite ubwanwa bw'amafuti. Urakazi ka gahungu gakora ku isibo gafite ubwanwa bw'amafuti. Babu ndamuzi. Afite ubwanwa wagira ngo baba bamwogoshesheje urwembe hano bagahita bamwogoshesha ibindi bintu simbi. Urumva kakaza kakavuga ibintu kagahita gafata umuntu w'igisamagwe nka Ben kagahita kamugiranya na Knowless wallahi. Ibintu bavanga amasakara mwenu kabisa. Ako Ben yagukoze iki ko yari inshuti yawe? Kandi ko yambwiye ko ejo bundi yarambuye akaboko. Kandi ngo yahaye Patrick 14,000. Yahaye Patrick 14,000 se Patrick sijya kwiye.
we Kevin Kade ko yaguhaye ajya Kevin Kade yaguha amafaranga ariko bunyamasisi arasetsa wallahi Kevin Kade yaguha amafaranga ga Kevin Kade uzwo Kevin Kade aba yumva yanagwereza 4,000 ngo nurangiza usasa umubiri umutwikire wivuye inyuma bikomeye cyane. izindi nkuru nari mfite mwumvise ko umuhungu wawe hari igikobwa cyamufashe ngo cyitwa Mamira Diva ngo kiguma kimusa munsi ku wundi ati yataye umutwe. Ayo niyo makuru mba nicariye hano mba nashaka kuvuga waje ugaragara. Andi amakuru mfite agiye gutuma mpita no kuryama butuvugana. Ni uwitwa Kimenyi ry'imboga ndimo ndavuga ibya Mamira Diva. Kimenyi usimbukiye gute? Nyine ngiye kubwira ukuntu Kimenyi bimeze. Nanjye ninangiza ndakomeza ibya Mamira Diva sibyo se? Kimenyi Yves uwo tuvugana amagingo aya ngaya imvura yaguye i Kigali ishobora kuba yanamunyagiye kubera kuri chance y'ahantu bari bamuhaye kujya barambitse umusaya batangiye kumena beto hejuru nyine. So umuvandimwe rero aho kuryama ntago byoroshye. Ubu no kuba imvura n'umugoroba yose yaguye ishobora kuba yamunyagiye. Kimenyi Yves yego Kimenyi Yves se njye amakuru mfite ariko Kimenyi Yves ndaje ngaruke kubya Mamira Diva ngo Muyango yaramubwiye atushobora kugenda ariko itu ya mu gitondo urayemerewe. Atandukanye ariko ituru ya mu gitondo barayikora. Waba uri umukene se ukabasha kurongora? Kimenyi ararongora rero. Ako Kimenyi yagukoze iki ko mbona umubaga cyane? Kimenyi yagukoze iki ko mbona umubaga cyane? Yabyibareje. Ukuvuga ko Muyango na Kimenyi barawukanya ariko ituru ya mu gitondo barayirya kila siku. Nakubwiye ni umuntu w'umutindi ka Kimenyi yaba yabonye na taxi imugeza kwa Muyango. Irega bari areka nkubwiye bari ntago bazatandukana. Ntago ari nabyo twifuza ariko ntago byumva wowe. Ntago ari nabyo twifuza. Nukuvuga ko Muyanga harara nanone abari kwa Kimenyi. Irega bari abantu bakuze ubukwe basharinga n'imitungo. Ibyo nibyo tubifurize nyine. Ibyo mujya muvuga ngo Muyanga bayagiye gusambana. Mumenye ko Muyango we na Kimenyi babaye umwe. Dumba. Gerageza ndakwinginze ndagusabye kuri Muyango ushireho more respect. Apana gukiraho respect gusa. More respect. Noneho rero ndashaka kugusaba ati niba ushaka gusuzugura Kimenyi ukareka Muyango bose bagomba gusuzugurirwa icyarimwe bose bakubahirwa icyarimwe kozi ni umugabo n'umugore. Kimenyi nta muntu uzemera kuza hano ngo usuzugure umugabo wa Muyango Dumba nta muntu usuzuguye Kimenyi. Nakubwiraga icyo bita reality. Reality senzi. Reality. Ibyo ngibyo niko bimeze. Wambwiraga ngo iki? Reality. Reka. Ntabwo nabyemera. Ndashaka kubwira ko nsoza nasubiramo ngenda kwa Mamira Diva. Kimenyi na Muyango baracyari kumwe kubera baracyaswe. Dumba nagwe ngo kuri Muyango shiro respect. Sorry. Baracyubaka urugo. Ako kantu kasoundinga neza Kimenyi na Muyango baracyubaka urugo siko? Wenda bavuga ngo barahura nk'abantu nyine nk'abantu babanye bavuga ngo barahura. Okay, kandi ukoreshe inshinga guhura mvuga bahuza imibiri. Kimenyi na Muyango arabyemeje. Nukuvuga ko Kimenyi na Muyango baracyahuza imibiri banyarwanda kazi. Urumva impamvu banemeye buretse gato umbase. Urumva impamvu bananabyemeye se? Impamvu mbabyemeye ni ukubera ukuntu nzi ko ari abantu bashakanye kandi n'ubundi
aho yaciye ntiyaca urwango ariko n'abarundi baca umugani ngo ntabwo wakwinjiza mu byo abamanikanye impuzu hamwe, ntabwo wabimenya. ariko uwo ni umugani w'abarundi ati niwo kwinjiza mu byo abamanukanye impuzu hamwe byihoze. ariko realite ihari nuko Kimenyi w'ahantu yagiye kubera ko ari n'umunebwe byatumye ab'insuzugurwa. ariko Kimenyi muvuga ngo ni umunebwe je simbumva. Kimenyi reka nkubwire, Kimenyi si umukinnyi w'umupira? Yari umukinnyi w'umupira. Okay, yari umukinnyi w'umupira ariko tumuzi ni umuzamu wa kipe nationale y'Amavubi. Yari umuzamu. Yari umuzamu wa kipe nationale Amavubi. Ryari no kurangiza 2023 ngira ngo. Ndashaka umbwire mu bakinnyi b'umupira wabayeho, yaba ari abareyo ba kera, yaba abandi bakinnye umupira, yaba ba Peri, yaba ba Mukura, yaba aba Kiyovu, yaba ba Hehe, have umukinnyi w'umupira bumukire kubera iki Kimenyi mushaka ko akira. Olivier Karekezi, Jimmy Gatete arimo aravumba inzoga ntuza mu Bubirigi. Olivier Karekezi ari reka mbikubwira abakinnyi bose twuzi batwika bose aho bagiye aho bari. Jimmy Gatete yibereye neza, yibera muri Amerika, ameze neza cyane. Ahubwo dore abantu bavumba inzoga b'abakinnyi harimo bita Bitana Jeremy, urumva, akaza Mbonabucya Desire, akaza uwo bita Gasana Mere cyangwa se Mohamed Chite. nibo bantu nzi bavumba inzoga mu Bubirigi, ahantu mu birahure za nzoga zimeze nka tonori bita Jipireri. Noneho ndashaka kumbwira ahantu muri Jimmy cyangwa Olivier Karekezi aho bari. Waginga yanga ntaho nzi bashi. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ko kubera iki mwumva ko we Kimenyi mugomba kuvuga ko ari umukene? Urumva nta mukinnyi n'umwe wo mu Rwanda tuzi wakinnye umupira yakize. Kubera iki mubishakamo Kimenyi? Kimenyi nuko atize ariko yari yagize amahirwe yo kubona amafaranga. Nkakwibwira papa, ahubwo Kimenyi ni n'umuhanga, yarushije n'abandi bakinnyi ubuhanga. Kubona icyana cy'igisire yagahita erega nuko nguko twego dukora. We Dumba genda gake kuri Muyango, genda gake. Muyango ntago ari umusileyi, ni umukobwa ukora utunzwe n'imirimo y'amaboko ye bro. Okay, Kimenyi yabonye umukobwa ukora utunzwe n'amaboko ye ahita avuga ati ndamurongora. Ibintu byananiye abandi bakinnyi baba ari aho ngaho bakigize. Ubwo se umwana wa Kimenyi ntago ameze neza, Muyango si umukire? Ameze neza cyane, ameze neza kurenza n'abandi bose. Ashobora no kumutera iyindi nda. Ibyo ntibyaba vuba hano, Kimenyi ashobora gutera Muyango iyindi nda. Ibyo ntibyanabaho hano wagize saa saba rero mwana mbona nsinzireho. Waretse nkavuga kuri Mamira Diva yatwaye umugabo w'abandi. Mamira Diva mubage. Ariko ayo makuru urayazi? Njya mbyumva. Ujya Mamira Diva naguhaye iminsi yo. Domba mbabari rero tuzamutumbagirira ka live igiye banze nsinzireho gato. Ejo nzamutumbagirira ka live turi uzaza. Ego sinzira asante. Sinzira ariko Mamira Diva nari mutangiye. Mamira Diva nari ngutangiye. Mamira Diva nari ngushize hanze. Endo muriramo password manze mbwira ariko ya address yari 901 Jane Street Toronto guys, mugende murebe Kenisoro. Urumva Kenisoro araba yahatumbagiye abanyarwanda kazi, barundi kazi, banyamurenge kazi, banyamasisi kazi. Urumva abikigoma mwese mushobora kuba mwumva ikinyarwanda n'ikintu aba muri East Africa mukunda indirimbo nka za Morometa, mukunda indirimbo nka za Jolie. Kenisoro igikuri agiye kuba muri Toronto. Address uno munsi address iraba 901 Jane Street
Toronto guys, mugende murebe Kenisoro kwinjira n'ubuntu. Ubu ngiye TikTok naho gwasiga ikigambo nabo mbabwira bo kuri TikTok. Tera friend to tera friend. Nabo n'abanyamasisi bano mu murenge Masisi Beauty. Turinjiye natwe sha kwinjira n'ubuntu nimutinye. N'amacupa amwe arabara y'umura amacupa ya Hennessy. Toronto mugira abagenzi bayo b'abanyakenya abwira baza mugende mushowinga. Mwabyumvishe uko niko dukora. Karayivu ndakarangije. Karayivu ndakarangije. Ejo nzagaruka kuza kuvuga ibya Mamira Diva ukuntu yatwaye umugabo w'abandi. Unblock me from TikTok Dumbo ngo bavuze amahomvu. Ntago nyambroke ngo umuntu utaravuze amahomvu yuvuze amahomvu ngiye Dumba ndagutumbagira. Duteme ibyana byanase mbatame ibyana byaye mwagiye mugatyaza imboro zanyu mwavuga cyangwa mugashaka amafaranga ibyana n'ibyo mu mutima yanyu. Murumva ngiye Dumba naguha icyana utarakoze we. Abo mbahaye peace.